twongeye kubasuhuza abari impande n'impande, haba iburasirazuba, haba iburengerazuba ndetse no mu majyaruguru ndetse n'amajyepfo na hano iwacu mu mujyi wa Kigali, yewe n'abari i Rwotamasimbi. Turabizi yuko mwese mudukurikira, reka dukomeze kubifuriza ibihe byiza. Njyewe mugiye kubana ni Kalisa wabo hano muri club ya Ambassador Kimisagara. Nkomeje kubifuriza ishya n'ihirwe kandi mbifuriza umwaka mushya, ngo umwaka twatangiye wa 2026 ukomeze utubere umwaka wo gukora, tugere kuri byinshi kandi dukomeze dukore twitegura umwami Yesu ubwo agiye kugaruka azaduha ingororano z'abakoze neza, maze twibanire nawe mu bwami bwo mu ijuru. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza. Uwiteka Imana akomeze aduhire kandi aduhane umugisha. Muri aka kanya tugiye gukurikirana bimwe mu byaranze igitaramo cyabereye ku itorero rya Gatare, aho byari ibyishimo kuri bamwe ndetse bikaba agahebuzo ku marushanwa yari ari kuba, aho bari bafite intego yo kwagura aho bazashyira ibirango ndetse banareba uko batangiye umwaka muri rusange, haba ku maklabu, yaba club ya Adventure, club ya Pathfinder, club ya Ambassador ndetse by'umwihariko na Giant nka club ikunda kubura ku matorero agiye atandukanye, ariko bo baragira bati muri uyu mwaka twifuza yuko twagira Giant ihamye, maze bigatuma no ku yandi matorero baba batwigiraho. Rero muri aka kanya nongeye kugushishikariza gukurikira kino gitaramo uko cyagiye kigenda, bimwe mu byakiranze, kugira ngo dukomeze tunezerwe. Kandi wowe nkwibutse utarakora subscribe yuko iyi ariyo tariki, uyu ariwo munsi, ariyo masaha ndetse ariyo masegonda yo kuba wakora subscribe kuri channel ya Club Ambassador, maze tukajya tubana mu biganiro bitandukanye kugira ngo turusheho kwitegura umwami Yesu. Muri aka kanya rero reka dukurikirane bimwe mu byaranze iki gitaramo, kandi mugenzi wanjye reka we kwihererana ino nkuru, maze dukomeze turyoherwe n'ibi byiza twabateguriye. Kandi nizeye yuko ku musozo w'iki kiganiro buri muntu wese ari buze kuba yanyuzwe n'ibyo yabonye, kandi Nyagasani akomeza duhana umugisha kugira ngo ibyiza dukomeza kubategurira bigiye kuba imfabusa, ahubwo bikomeze kutubera ibyazajya bituma twunga urukundo ndetse urukundo rwacu rurushaho gusakara rukagera impande n'impande. Reka ubuntu bw'umwami Yesu bukomeze bubane natwe twese, aho twagiye tunaganira n'abayobozi bagiye batandukanye bayobora ano maklabu, haba ya Ambassador, ya MGN, hakaza n'iya Adventure ndetse ya Pathfinder. Ntabwo twabashije kubona umuyobozi wayo ngo tuganire nawe, ariko twizeye yuko bamwe mu bo twaganiriye nabo babasha kuba baraduhaye ubusobanuro ndetse n'ibyo twibazaga bigiye bitandukanye, haba ku maklabu yose. Reka dukurikirane bimwe mu byaranze kino gitaramo rero, ahasigaye Uwiteka akomeza duhana umugisha. Njye ndi Kalisa wabo hano muri club ya Ambassador Kimisagara, ahasigaye Uwiteka duhana umugisha. Isaac, twongeye gusuhuza. Imana iguhe umugisha. Amen. Twizeye yuko ibyo tugiye kuganira biri buze kugira umumaro ndetse bigire n'umumaro n'abazabireba, byaba binyuze kuri channel ya Club Ambassador Kimisagara ndetse n'abandi bose bazabireba banyuze ku mbuga zigiye zitandukanye. Yego. Isaac, dutangira watangira wibwira abadukurikiye kugira ngo babashe kumenya uwo bari kuvugana uwo ari we.
murakoze cyane. Nitwa Masagari Ndayisaba Isaac, yego nkaba nkomoka mu itorero rya Gatare, ntara mu Kigali, aho mbarizwa mu gihe nk'iki ngiki. Nkaba ndi umwe mu bayobozi bagize Jeanne ku Gatare, nkaba nyoboye Club Ambassador hano ku Gatare. Rero Jeanne ku Gatare ni JIA ishyushye, ni JIA ikora ibitaramo bitandukanye, ku buryo n'uyu munsi ngira ngo dusanze mu gitaramo iyo twateguye nka Jeanne ku Gatare, yuko dufite intego yo gushaka uburyo twabona inkunga yo kongera usa nkaho twongera imbaraga mu mashuri dufite no ku Gatare y'imyuga, ndetse no kugira ngo tujye yuko twatunganya ubusitani bwacu bwaho twerereza ibirango byacu. Rero ni kubw'iyo mpamvu twatumiye n'abashyitsi batandukanye bari baturutse mu itorero rya Kimisagara ndetse no mu itorero rya Nzove. Aho ngaho n'utwe twatumiye abashyitsi Club ya Kimisagara Ambassador ndetse na Club Ambassador ndetse na Pathfinder zo mu Nzove zadusuye muri uyu munsi. Isaac, twaje dusanga muri mu bya abenshi bakunda kwita akarasisi. Nabonye haje n'abantu benshi bitabiriye iki gitaramo, ubanza cyari gishyushye rwose. Igitaramo cyacu cyari ku Gatare twacyarikiye abantu benshi cyane, kugira ngo uyu munsi bakitabire dufite abizera benshi cyane, ndetse n'abashyitsi ba hano ku Gatare batarabizera. Iyo bumvise inanga za karasisi hano ku Gatare z'abajiya, abantu bose baturiye hano ku rusengero bose bakaza kureba icyabera ngaho ku Gatare. Rero ni bimwe mu bigize ivugabutumwa. Akarasisi ni bimwe bigize ivugabutumwa hano ku itorero cyangwa mu itorero y'Abadiventiste, yuko ahantu hose iyo bumvise akarasisi, imiziki y'akarasisi, abantu bose bitabira kuza kureba. Harimo rero abafatirwa aho ngaho bakifuza kuzana babo, cyangwa se nabo ubwabo bakifuza kuza bakaba Abadiventiste. Yego. Okay, ni ukuvuga ngo Isaac, uragira uti bashobora kumva ziriya nanga, bamwe bakaza bagafatirwamo bakaba baba Abadiventiste, cyangwa se bakazana n'abana babo, ubwo ni ku ruhande rw'ababyeyi. Ariko mu busanzwe ubundi abazi kino cyiciro cya MJIA, iyo bacyumva yuko hazaba hari igitaramo cya MJIA, bitabira mbere kurusha ba bandi basanzwe bari mu itorero. Ku ruhande rwa Gatare rero nabonye haje abantu benshi rwose. Ubanza ku Gatare abantu bitabira ibintu bigendanye n'imyidagaduro y'urubyiruko rw'Abadiventiste munsi wa karindwi ari benshi. Hano ku Gatare tugira abashyitsi benshi bitabira imyidagaduro ya MJIA, kubera yuko mu rusengero ruri hagati mu ngo z'abantu basa nkaho barukikije, kandi abo bantu usanga batarabizera abenshi, ahubwo ari abantu barimo gucuruza. Rero abo bantu iyo bumvise iyo miziki bahita basohoka mu tubari, bagasohoka mu ngo barimo, bagahita bakaza kureba aho ibyo birimo kuvugira, bagasanga kandi n'ibyiza cyane. Ugasanga ndetse tubona n'abantu baza bagashaka kuza mu karasisi, ariko kuko tutariganye nabo ntibishoboke yuko dukwana karasisi, ariko ubona babyishimiye cyane kandi ubona ari byiza cyane, ari ivugabutumwa rikomeye cyane. Isaac, ku ruhande rw'abatumirwa mwari mufite uyu munsi, mwari mufite abaye batumirwa baje kubasusurutsa muri iki gitaramo cyabaye uno munsi? Twari dufite amakarabu agera muri 3, ariko yaturutse ku matorero atandukanye. Twari dufite nka Club Ambassador yavuye ku itorero rya Kimisagara, twari dufite Club 2 zavuye mu Nzove, Club Pathfinders ndetse na Club Ambassador byavuye mu Nzove. Rero baje baradufasha mu kwizihiza igitaramo twari dufite uyu munsi, kandi twabigiyeho byinshi, kandi tukabona yuko ari byiza kugira umubano n'andi matorero atandukanye. Kugira ngo tujye ku yindi ngingo, ni iki washishikariza amatorero atajya atekereza ku bintu bigendanye n'ibitaramo kugira ngo babe bahuza amaklabu atandukanye, wenda ku ruhande rwa Ambassador, Pathfinder cyangwa na Adventure? Ni iki wabashishikariza kugira ngo ibitaramo nk'ibi ngibi bijye bihoraho? Ni izihe nyungu ubona muri ubu butumire bugiye butandukanye hagati y'ano maklabu? Murakoze cyane. Ngira ngo inyungu zo ziba ari nyinshi cyane urebye ku mpande zitandukanye, kuko nk'ubu ngubu hari ibyo twigiye kuri Club Ambassador ya Kimisagara, yuko ishobora gutanga amahugurwa ku bijyanye no kuririmba,
yandi makarabo atandukanye. Icyo rero nicyo twigiye kuri Club Ambassadeur ya Kimisagara ko imaze gutera imbere no kuririmba kandi bamaze kubaka ubumwe, bafite byinshi bamaze kugera. Rero iyo muhuye bakabasangiza ibintu bamaze kugeraho, namwe bishobora kubabera fondation, bishobora kubabera intango y'une mwakora mu gihe kiri imbere. Isaac, mu ncamake ni iki watubwira kuri MJ ya Gatare? MJ ya Gatare ni JIA imaze gusa nkaho igaragara, kuko mu gihe cyaje nko myaka nk'itatu ishize ntabwo twabasha kubona abajiya benshi hano ku Gatare, ariko ubu ngubu tumaze kugira abajiya benshi cyane kandi dushingiye ku makarabu yacu dufite, kuko urebye imibare basaba kugira ngo baze gufungurira urugaga, nuko iyo mibare tugiye tuyifite mu rugaga zose dufite hano ku Gatare, haba muri JN na Ambassador na Pathfinder ndetse na Ambassador na Pathfinder na Ventilier. Izo ngaga zose uko ari ebyiri zose ni ingaga zimaze kugaragara ngaho ku Gatare, kandi bibaye byiza cyangwa bishobotse nuko ubona bitabaye ibyanga, nuko tumaze kugira abajiya benshi cyane no kutoro rya Gatare basaga hafi 120, kandi mu gihe cyashize ntabwo byo tubafite. Rero turashimira yuko tumaze kugira abajiya bagaragara benshi kandi bambaye impuzangano iri furu. Isaac, bijya bigorana yuko club ya JN ijya igorana kuboneka ku matorero menshi agiye atuzengurutse, ariko hano ku itorero rya Gatare club ya JN yaba igaragara cyangwa ubwo nibwo muri kuyitangira? Yego, club ya JN ntabwo nkuko bivuze ahantu henshi gikunda kuboneka, ariko dushimira ko mu gihe gishize twimuye abana bavuye muri Ambassador tubimurira mu cyiciro cya JN bitewe n'imyaka ibe yaragenwe kugira ngo umuntu abe muri cyiciro kimwe yimaka agiye mu kindi cyiciro. Rero bariya mwabonye nabo twimuye twakuye muri Ambassador tubashyira muri JN, bisa nkaho tubonye abajayene nkuko mwabonye nabo uyu munsi mu gupresenta haba ku Karasisi ndetse haba no mu rusengero. Bisa nkaho turimo gufroma bundi bushya JN, kuko dore iyo twimuye abana twakuye muri Ambassador tubimura muri JN, bituma tubona abajayene. Ugereranije uyu mwaka wa 2026 ni iki muri guteganyiriza abajiya muri rusange nk'itorero rya Gatare? Dufite urubyiruko rwinshi cyane, dufite urubyiruko rwinshi kandi rugeze mu gihe cyo gukorera amafaranga, kandi imirimo ikaba itabasha kuboneka cyane. Rero turimo kubigira imishinga y'uburyo urwo rubyiruko rwacu rwabasha kubona imirimo, rukikorera kandi rukabona amafaranga, rugateza imbere imiryango yose nabo ubwabo bakiteza imbere bijyanye n'iyo mishinga twabigiye. Turimo kubategurira niwe nababwiye, turimo kwiga uburyo twashyiraho amashuri menshi atandukanye. Nk'ubu mwaka dufite ishuri ryo kogosha, iyo shuri ryarakomeje n'ungutiye kurikomeza, kandi ni ikintu umwuga mwiza wafasha abana kwiteza imbere. Mu myuga tugana ku musozo, mu myuga iri kubarizwa hano ku itorero rya Gatare binyuze mu cyiciro cya MJ, ni iyihe myuga ubu ngubu mwashishikariza abantu ku buryo ki n'abantu baba bashobora kuba bakururwa n'iyo myuga maze mukabafatiraho mubigisha ubutumwa bwiza, cyangwa se munabazana mu cyiciro cya MJ? Uruhande rumwe bashobora kuba ari abadivantiste cyangwa batari abadivantiste. Ni iyihe myuga yindi iherekeje uwo nguwo kogosha mwaba mufite kugira ngo n'abantu baba badukurikiye babashe kuba bakumva ubwo butumwa? Murakoze cyane umunyamakuru. Dufite gahunda yo kwigisha abana gukora tofu, dufite umushinga wo kwigisha abana gukora amasabune, dufite umushinga wo kwigisha abana gukora amandazi ndetse na capati. Iyo ni imishinga turi kwigaho kandi tugiye gukora kugira ngo abana bacu bahano ku rusengero babashe, buri muntu wese ajye mu cyo yiyumvamo cyane kizamufasha mu gihe kiri imbere. Isaac, dusoza, ni iki wararikira abantu batari mu cyiciro cya MJ kugira ngo tugane ku musozo tuvugishe na bagenzi banjye mbona hano? Murakoze cyane. Icyo narerekera abantu batari mu cyiciro kugira ngo baze
ni uko ari icyiciro gituma umuntu aba asobanutse aho ari hose, kandi ni icyiciro gitoza umuntu gushyira amanga kugira ngo abashe kuvugira mu ruhame. Ni icyiciro usanga gituma umuntu aba ari sociable cyangwa se aba agomba gusabana n'abantu bose bitewe no kuba muri icyo cyiciro, kandi ni icyiciro ubona gituma abantu babasha gusabana n'abandi inshuro nyinshi cyane. Rero umuntu aba mu cyiciro cya JIA aba ari mu gihombo kinini cyane. Nimba umuntu atabibashije, basi natwohereza abana be tubatoze inzira nziza, kandi kuko biri bivuga nuko umwana azaza atarava muri iyo nzira. Murakoze cyane Isaac, turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane munyamakuru, Imana ibahe umugisha namwe. Yego. Turagusuhuje mwene data, tuguhaye ikaze kuri channel ya Club Ambassador Kimisagara. Tunejejwe nuko mugiye kubana natwe mu mwanya muto dufite, mugiye gutangira mutwibwira hanyuma tubabaze. Murakoze. Amazina yanjye ni Twayibyimana irimo Donati, barizwa ku itorero rya Gatare, intara ya Kigali. Yego. Hano ku itorero rya Gatare, mu itorero ndi umuyobozi wa JIA. Uri umuyobozi wa JIA? Yego. Okay, nkuko twari tumaze kubiganiraho na Master Guide Isaac, yaratubwiye ku kigendanye na JIA. JIA zijya zikunda kubura ku matorero agiye atandukanye. Ni iki nk'umuyobozi wa JIA ya hano ku Gatare, ni iki ushobora kuba wararikira abantu batari muri JIA, cyangwa se ni iki mwaba murusha abantu bari muri JIA ku yandi matorero? Ni ubuhe butumwa mushobora kuba mwatanga bugamije kubakurura kugira ngo nabo babe baza muri icyo cyiciro? Yes, urakoze cyane. Tujya tureba amajia yose yo mu ntara ndetse n'ahandi hose ugasanga nta JIA zihari. Ariko ndagira ngo nshishikarize abajia basa nabo bakuze guhera ku myaka 22 kuzamura, babwire ko iki cyiciro ari cyiza. Iyo ukirimo nta gusaza, kandi iyo ukirimo ubasha kwisanzurana n'abandi, ari abo mungana, ari abakuruta, ari aburuta, bose mukaba muri kumwe mwisanzurana. Rero icyo nabwira abajia muri rusange batari muri JIA, batari muri JIA, bagerageze baze dukora umurimo kuko nicyo twahamagara. Club ya JIA ni uguhera ku myaka ingahe kugeza ku myaka ingahe, kugira ngo n'abantu badukurikiye babe bakumva aho baherereye maze bahere ku babe baza? Urakoze. JIA ni uguhera ku myaka 22 kuzamura kugeza ku myaka 99. Umuntu wese yemerewe kuza muri JIA. Ariko byo biba bibabaje kubona abajia ari bakeya, kandi wumva ku ruhande rwabo aribo baba ari umugabane utubutse. Urakoze. Icyo kibazo gikunda kugaragara, ariko ngewe hari imbogamizi mbona bitewe n'imyaka baba bagezemo. Urabona baba bageze mu gihe cyo gushaka amafaranga cyane. Bamwe baba basoje kwiga babonye akazi, abandi baba baratangiye kubona inshingano wenda nk'urugo. Ibyo rero bikabahuza, bigatuma bataza kugira ngo baze muri JIA. Gusa ibintu byose dukora mu murimo ni ukwigomwa. Ndagira ngo mbe nashishikariza ari abo basoje kwiga bavuga ngo nta mwanya bafite, bigomwe umwanya mutoya cyane. Amasaha 2 aba ahagije, tukiga tukisanzura muri rusange. Donati, turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Nawe turagusuhuje, twishimiye yuko nawe wongeye kwemera kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Yego, murakoze cyane. Yongerejwe. Yego, murakoze cyane. Havuyeho uwitwa Donati. Donati, umuyobozi wa JIA. Ubwo wowe watangira utwibwira nawe ukatubwira icyo ushinzwe hano ku itorero rya Gatare. Yego, murakoze. Nitwa Rerimana Samuel, nkaba ndi umuyobozi wa Club Ambassador. Maze uyu mwaka ushobora kuba ari wa 3 cyangwa se wa 4 nyoboye Club Ambassador. Ubu maze kurya ingoma 3? Yego, rwose ndazirangije ubu. Ubwo si imirishyo yaba ikirimo ra? N'ubu ndacyari. Uracyarya n'izindi ngoma? Samu, kugira ngo ducunguze uburyo umwete, ni iki wararikira abantu batari muri Club ya Ambassador kugira ngo nabo babe bakisanga muri Club ya Ambassador?
icyo nabwira abantu bataza muri Club Ambassador ndetse no mu cyiciro cya JIA ni uko bari guhomba, kuko buriya mu cyiciro cya JIA niho twigira ibintu byinshi, twiga iby'ubwenge, twiga iby'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Ibyo byose twigiramo niho twigiramo ibyo kuba umuntu yamenya uko azitwara mu minsi iri imbere, ageze mu gihe kigoye, kwiga ikinyabupfura. Ibyo byose tubyigira mu cyiciro cya JIA. Ubundi muri iyi club yacu duhera ku myaka 16 kugera kuri 21. Urumva ko muri iyo myaka ni urubyiruko nyine, bamwe bitabona imbaraga z'igihugu bakana imbaraga z'itorero. Iyo umuntu ataje muri iyi club, muri iki cyiciro cya MJIA, akiri umusore muri iyo myaka, iyo amaze gukura biramugora kugira ngo azagendere mu murongo w'itorero atarabyitoje akiri muto. Ikindi ni uko buriya twebwe twiga ibintu byinshi muri MJIA. Hari ibyo twiga nk'imyuga, ariko nanone tukiga ibyo twita iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Twiga kwitungira amagara mazima, n'ako gasiporo tukagakora mu cyiciro cya MJIA. Hari abantu buriya mu buzima bwabo badakora siporo. Niyo mpamvu rero umusore utari mu cyiciro cya MJIA, umuntu uri hagati y'imyaka 16 kugera kuri 21, ataza muri JIA ngo tumubone muri Ambassador, uwo muntu yarahombye rwose. Sam, ugereranyije ubu ngubu mwaba muri abambasada bangahe kugeza kuri iyi saha turi kuvuganiraho? Yego, kuko buriya buri mwaka kuko bacagura, iyo bacaguye birumvikana ko imibare y'abari barimo irahinduka. Mu mwaka ushize twari 25, ariko ubu turi abambasada 18. Ubwo bivuze ngo abandi barabatwaye bagiye muri JIAN. Yego, abandi barabatwaye babashyize muri JIAN, kandi birakwiye kuko iyo umuntu ari gukura agenda ahindura n'icyiciro. Sam, ni ubuhe butumwa watanga ku bantu batari baza muri Club ya Ambassador? Yego, abantu batari baza turabararika kugira ngo mubanguke. Mwarakererewe rwose, mushyiremo akabaraga, muze twige gukora karasisi. Uko mubona tubikora namwe mwabibasha, kuko natwe tuza twaje tutabizi, ariko uko tugenda tubimenyera bigenda biza gake gake. Namwe nimuze kandi turabizi bizagenda neza. Sam, murakoze, Imana iguhe umugisha. Yego, namwe murakoze cyane. Turabashimiye mwebwe twakomeje kubana, mukaba musozanyije natwe. Uwiteka akomeza abaho umugisha. Ikiganiro cyo nakagaruka, njyewe ndi Kalisa wabo. Bashimiye yuko mwakomeje kuduha umwanya wanyu, kandi umuhati wanyu si ubusa ku mwami. Reka dukomeze tunogerwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Uwiteka akomeze aduhane umugisha. Hasta la vista. Turabakunda cyane.